nuko nawe aramanuka ajya mu mujyi wa Samariya yigisha abahatuye ibya Kristo. Rubanda bashishikariraga n'umutima umwe inyigisho za Filipo, kuko bari barumvise ibitangaza yakoraga kandi bakanabibona. Koko rero roho mbi zasohokaga mu bari bahanzweho zisakuza, ibimuga byinshi n'ibirema bigakira. Nuko muri uwo mujyi haba ibyishimo byinshi. Muri uwo mujyi hakaba umugabo witwa Simoni, wari umupfumu, maze agatangaza abanyasamariya yiyita ataraboneka. Abantu bose kuva ku muto kugera ku mukuru bakamwihambiraho bavuga bati uyu muntu ari mu bubasha bw'Imana, ubwo bita ubuhangange. Icyatumaga bamwihambiraho batyo nuko yari amaze igihe kirekire yarabararuye n'ubwo bupfumu bwe. Ariko aho bamariye kwemera Filipo wabamenyeshaga inkuru nziza y'ingoma y'Imana n'izina rya Yesu Kristo, abagore n'abagabo barabatizwa. Nuko na Simoni ubwe aremera arabatizwa, maze yihambira kuri Filipo. Yabona ibimenyetso bikomeye n'ibitangaza byakorwaga akumirwa. Intumwa zari i Yerusalemu zimenye ko muri Samariya bakiriye ijambo ry'Imana, zibohereza Petero na Yohana. Bagezeyo basabira abanyasamariya kugira ngo bahabwe Roho Mutagatifu, kuko ari nta n'umwe muri bo yari yamanukiyeho. Bakaba bari barabatijwe gusa mu izina rya Nyagasani Yesu. Nuko Petero na Yohani babaramburiraho ibiganza, maze bahabwa Roho Mutagatifu. Simoni rero ngo abone ko Roho Mutagatifu atangwa no kuramburirwaho ibiganza n'intumwa, azizanira amafaranga, azibwira ati nimumpe nanjye ubwo bubasha, kugira ngo nzaramburiraho ibiganza ayahabwa Roho Mutagatifu. Petero aramusubiza ati uragapfana n'amafaranga yawe, kuko watekereje ko ingabire y'Imana igurwa amafaranga. Nta mugabane nta n'umurage ufite muri ibi, kuko umutima wawe udatunganiye Imana. Ngaho rero ihane ubwo bugome bwawe, kandi utakambire Nyagasani, wenda yakubabarira icyo gitekerezo cyinjiye mu mutima wawe, kuko mbona uri mu ndurwa isharira no mu ngoyi y'icyaha. Simoni niko gusubiza ati nimunsabire namwe kuri Nyagasani, kugira ngo hatagira ikingwirira mu byo mwavuze. Ibyakozwe n'intumwa umutwe wa 8 umurongo wa 5 kugera ku wa 24. Icyo nshaka rero mbere na mbere natekereje kuvugaho ni uburyo Roho Mutagatifu ashobora guhishurira uwashaka mu gihe ashakiye ibiri mu mutima w'undi muntu, kugira ngo afashe uwo muntu. Ibyo ngibyo aho bitaniye mbere na mbere icyo nakwerekana aha ngaha, muzazirikane namwe kuri iri somo, turahabona urugamba hagati ya Roho Mutagatifu na roho mbi w'ubupfumu. Ni intambara rwose, kandi birangire hatsinze Roho Mutagatifu. Urabona Filipo agera hariya, roho mbi w'ubupfumu niyo yategekaga, yari yarigaruriye abantu, atangira kuyikubita, abarababohoye. Amaze kubabohora, wa mupfumu abona asigaye wenyine. Noneho nibwo nyine yinjiye nawe yiyoberanya.
biriya rero byari ibintu bikomeye cyane byashobora kugira ingaruka zikomeye. Umupfumu, uriya mupfumu aba ibyo yari gukora ni amarorerwa. Iyo nyine batamubona yataza kugaragara, iyo roho mbi y'ubupfumu imeneshwe, nuko ni nk'izindi zose nyine ziyoberanya. Ariko iyi ngiyi yo yari gukora amahano. Roho Mutagatifu rero yari ahari kugira ngo ayisenyere. Petero na Pawulo, Petero na Yohani, intumwa ntagatifu za Yesu Kristo, mbere yo nyuma yo kubakomeza, Simoni arareba ati mbega ati namwe ibi nibi maze nanjye nge ntanga ubwo bubasha. Mu by'ukuri hariya nyine umuntu ashobora gusesengura akabona ibintu byinshi muri uru rugamba rwabaye hariya, kuko rurakomeye cyane, rurakomeye n'urwo mu rwego rwo hejuru. Buri gitero cyari kigabwe no kuri ziriya ntumwa, erega urabyumva, ku buryo nazo zashoboraga kugwa mu mutego we, hano bikaba amarorerwa. Ari nabyo nyine tubona ko ibyo ngira ngo duheruka kubizirikanaho kubyerekeranye n'ukuntu Sekibi nyine ishukisha ibintu. Urabona ubwo bubasha wibitseho, ukuntu urambura ibiganza ku bantu, none koko ugende n'amaguru nta n'imodoka ugira. Aba bantu se bababwiye bakayikugurira n'ibiki byose. Ruriya n'urugamba narwo. Sekibi yagabye ibitero ku ntumwa hariya. Noneho rero uburyo Roho Mutagatifu yabatabaye, sibye no kuvuga no gusenyera uwo roho, yaberetse uwo muntu wari we, yaberetse iyo Sekibi uko iteye. Ariyo magambo hariya ntuza nyine akoresha Petero intumwa mutagatifu ati bwo nyine ahise abyanga kubera ko yari yabonye ukuri. Roho Mutagatifu yaratabaye, yabarwaniye urugamba. Umuntu babona ko ibimurimo atari ibya Roho Mutagatifu, babona nyirabyo wari we, kandi noneho baranamubwira. Ariya magambo mu by'ukuri arabwirwa Sekibi ubwe, arabwirwa Sekibi ubwe mbere na mbere. Twareba rero cyane cyane uriya umurongo wa 23 havuga ati kuko mbona uri mu ndurwe isharira no mu ngoyi y'icyaha. Ariya magambo kuko mbona, uriya murongo ngira ngo tuzirikana ku ngabire za Roho Mutagatifu, hari ikintu twagarutseho kenshi tuvuga ko zitangirwa akamaro rusange. Kandi ako kamaro rusange twavuze inshuro nyinshi ko ari umukiro wa roho y'abantu, umukiro wa roho y'abantu, umukiro wa roho. Urumva rero niba Roho Mutagatifu yarakoreye muri Petero intumwa kuriya, ntibyari kugira ngo abantu bose babone ko Petero ngo areba mu mitima y'abantu akamenya ibirimo, ko ari umuntu w'igihangange, kwari kugira ngo iriya roho y'uriya muntu ikire, kwari kugira ngo iya Petero nayo itagwa muri uwo mutego, kwari kugira ngo iz'abanyasamariya zirindwe. Ubwo bubasha bwari kuba bugiye mu nzara za Sekibi. Ruriya rero rwabaye urugamba rukomeye. Mujya muzirikana hariya hantu, kuko hano kuri uru rubuga nyine ruriya rugamba ruzahabera. Ibyo ndabibabwiye byo rwose, nta nubwo ari ibanga, kuko kandi buri wese niwe uzarurwana, ntihagira ugwa muri uwo mutego nyine zizamukoresha.
byanze bikunze. Uzasome neza hariya, hari ikintu umuntu atakwibagirwa. Hariya batubwira ati koko rero roho mbi zasohokaga mu bari bahanzweho zisakuza. Icyo nicyo baheraho, none bagakurikirazaho ngo ibimuga byinshi n'ibirema bigakira. Urabyumva? Ntabwo rero abantu bakira roho mbi zihari. Niyo mpamvu nyine kwitwa kuvuga ngo ugiye gukiza, gusabira abantu bakire utirukana amashitani, uba wibeshye cyane. Uguye mu mutego wazo, kuko nyine ziragushuka zibavemo mbese, cyangwa se zihindura ububabare bwabo, uvuga ngo abantu bakize kandi se byaha. Ni roho mbi mbere na mbere zigomba kwirukanwa. Iyo zimaze kugenda rero umuntu ashobora gukira, kandi naho atakira ku mubiri niba ari ibyo ntacyo bitwaye, roho iba yabohotse. Nicyo kibanze. Ubu nawo ni umutego. Ni umutego, kuko hari abantu benshi nyine, kandi kugira ngo uzabyigisha abantu usanga nyine babajwe n'ububabare bwe bw'umubiri cyangwa bwabe, ariko iby'imikirire ya roho zabo ntacyo bimurebaho. Isengesho ashobora kuri iryawe arashaka kurigira ubupfumu cyangwa mwebwe arashaka kugira ngo mube abapfumu. Umuntu ntashaka guhinduka, ntashaka kuwahinduka, ariko aragira ngo mumurambureho ibiganza indwara zabo zikire. Uwo mutego ni ukuwirinda. Ntabwo muri abapfumu. Icyo mushinzwe mbere na mbere ni ugusengera se ikibi. Uru rugamba rero Mutagatifu yarwanye na roho mbi w'abapfumu, ujyana nyine no gushukisha abantu amafaranga, ndetse akayatanga no mu kiliziya, bityo ntihagire umukoma, akakomya akaragura, kandi atanga amasakaramentu, abyara muri batisimu. Abapfumu ngira ngo babarungi murabazi ko hari amaparuwasi amwe baba nyine barifatiye, kandi bakoresha buno buryo nk'ubwa Simoni. Ntugire ngo ibyo byose izo nazo zitsindwe mu izina rya Nyagasani Yesu. Sekibi rero yaratahuwe hano nyine, irasenyerwa kandi iratsindwa. Noneho dushobora kwibaza tutese roho mutagatifu wakoreye muri Petero mutagatifu intumwa, amwereka umutima wa uriya mupfumu, ataniye he na roho noneho y'abapfumu nayo ishobora kubona ibintu bimwe na bimwe. Igisubizo kiraboneka muri biriya navuze nti, ese ibyo bintu bikorewe iki? Kuko ubirebye byombi ushobora kubona ari ibintu bimwe, ariko se bikozwe nande kandi bikorewe iki? Aho niho ubushishozi bugomba gushingira. Bikozwe nande kandi bikorewe iki? Niba ari kugira ngo abantu bemere uwo muntu kuko ari umuntu byose umuhinduka imbere akaba yakubonye, nawe akaba nyine yari ni sekibi ziba zigendera. Iyo ni nyabingi irimo itembera, cyangwa indi sekibi ikora nkayo, nta no gushidikanya rwose. Erega ni kimwe n'ibindi byose nyine, biriya byose. Niba se abantu bavuga ngo barimo barakiza abarwayi kandi amashitani batarimo kwirukana, ibyo bintu birimo birakorwa nande? Ibyo nabyo ni ugushishoza. Mu yandi magambo rero, roho mutagatifu we abagamije gukiza roho y'uwo muntu.
ntabagamije guha icyubahiro uwo nguwo bikoreyemo, abagamije gukiza roho y'uwo muntu. Ntabwo ari inyungu y'uwo muntu arimo akoresha, ni inyungu ya roho y'uwo muntu, mu bwicishe bugufi. Noneho irira ikindi, abapfumu urebye ni nka biba byarabaye mbese nka nk'ikintu nyine kiraho gihoraho, murumva, ku buryo nyine igihe cyose ugiye kumubaza roho mbi zirasubiza ibyo zigomba gusubiza. Ntabwo rero hano ariko bimeze. Oya, ngo uriya muntu rero ngo areba mu mitima ngo y'abantu. Iyo ni izaba ari sekibi rwose. Ntuzirwe unatekereza kabiri, kuko ibi ngibi Petero yanavuze ashobora kuba ataranazi n'uburyo birimo kugenda, ku buryo ashobora kuba bya bintu nakubwiye ni uko Roho Mutagatifu agenda gukoresha wowe, ashobora gucomeka n'ubwenge bwawe ntumenye n'igihe niba ari ubwenge bwawe bwakoze cyangwa se niba ari we, ku buryo ashobora kuba yarivugiye nk'uganira nyamara arimo avuga ibintu bikomeye, ntamenye n'igihe byabereye, ntamenye n'igihe Roho Mutagatifu yabikoreye, koze ikintu gikomeye cyo kwereka Simoni umutima we no kugira ngo yicuze ahinduke. Umupfumu rero we aravuga ati icaraho, ahasigaye nze. Hatangira rero agakora ibintu bye nyine, none agatangira karagura abarungi nuko babigira, bakicaza abantu kumukeka, bagahamagara amashitani, akaba ari igihe cyo kubaragurira. Urabyumva? Kandi icyo gihe gihoraho, abantu bakaba bazi ko nyine icyo gihe kigeze bagiye kuragurirwa. Mu gihe niba ari Roho Mutagatifu ukora, wowe nta muntu ushobora kukubwira ngo rero ngo bimeze gutya na gutya. Niba hari ugerageje no kubigukoraho, ubwo nyine kiba ari igishuko, cya gishuko cya sekibi ugomba guhita wamagana. Bishobora no kubaho rimwe ntibizongere. Urabyumva? Ntibizongere. Roho Mutagatifu aba yaje gutabara iyo roho yari kugeza imbere. Nibyo wowe ntushobora, iyo utangiye no gushaka kubigira nka institution, nkaho nyine reka tuvuge umwuga, ubupfumu buba roho y'ubupfumu uba wayikinguriye. Uti nyine wa wundi nyine yaraje nuko mubwira amagambo bihuza nuko rero none haje undi nawe niko biri bugende. None se Roho Mutagatifu uramukoresha ku gahato cyangwa we nta gukoresha ku gahato? Wowe urashaka kumukoresha ku gahato nkande? Akorera igihe ashakiye nuko ashatse naho ashatse. Niyo mpamvu rero ibi rero bishobora kuba ku muntu, bishobora kuba ku muntu, umuntu akakubwira ibyawe natatekereje ntaki atakuzi, kubera ko Roho Mutagatifu yashatse kugufasha wowe. Ibyo ngibyo bishobora kubaho, ariko nta muntu ugomba kubigira nk'ikintu nyine kiraho gihoraho. Reka tuze tuvugishe kanaka buriya. Ubupfumu rero buhita bwinjira nyine na roho mbi y'ubupfumu. Akaba ariyo mpamvu nyine nababwiraga nti mwitonde bantu muri kururu rubuga, mugira ubushishozi, kuko iyi roho mbi kurwana nayo ntago byoroshye. Je ndabibabwiye. Ubwo ndetse reka nsubira inyuma mvuge nti icyambere cyagombye kuduhiriza si ukugira ngo Roho Mutagatifu azakorere muri twe kuri ubwo buryo, ahubwo ni ukudutsindira roho mbi twebwe ubwacu, ntihagire n'imwe iduturamo. Kuko n'ibidutuyemo izaragura. Ibyo byose wowe wifuza nyine ko izabikora. Urabyumva? Hari ikintu umuntu agomba kwikuramo burundu nuko utifuza ibyo bintu. Ngo nanjye ngo icyampa ngo nuko ngo hanyuma umunsi icyo gitekerezo wakigize uzasaba isengesho, kuko umwanzi ashobora kuba uzahita yinjira icyo gihe, ugatangira ukazajya uturagurira.
niyo mpamvu muri urwo rwego ikigomba guhiriza umuntu ari ubwo bubasha bwa Roho Mutagatifu bwo kukubohora ukagira ubwigenge bw'abana b'Imana. Abakristo Yesu babambye ku musaraba umubiri wabo n'ingeso mbi n'irari. Usanga uri muhinda imishyitsi, ufite ubwoba cyangwa se n'ibindi nyine byose biranga ko roho mbi zirimo zitigisa umuntu cyangwa zimutemberamo. Nuko ukikuramo ibyo bintu byo gushaka kuba ikinyabubasha, tindambura umuntu w'ibiganza kwe, ninkora ku muntu amashitani atumuka agenda asakuza. Ibyo byose nabyo nyine nubwo ari ubundi buryo bwo gukora bwa Roho Mutagatifu, ibyo nabyo ni ibishuko. Urabyumva? Kureka Roho Mutagatifu akagukoreramo uko abyifuza, kandi kugira ngo ubimwemereremo nuko nta roho mbi bigutuyemo. Niyo mpamvu rero urwo rugamba buri wese agomba kurutsinda, kuko urwo rudatsinzwe nyine uzatsindwa izindi nyinshi, utume n'abandi batsindwa nta kundi. Buri wese rero yizibukire akubita umwanzi mu cyico se kibi. Ibyo byose agushukisha cyangwa se akubeshyesha n'ibindi. Yasigaye mu bintu nubona cyangwa wumva hari ibintu bidasanzwe bikurimo, ni byiza gufata inzira y'ubushishozi, kuvugana mu kuri n'abantu. Niba turi kuri urubuga ku rugamba, hari intwaro dushobora kureka gukoresha kandi zishobora gukoreshwa ahandi. Urabyumva? Niyo mpamvu rero niba wumva ko hari intwaro Roho Mutagatifu yaguhaye, wagombye kuyishyira imbere y'ubushishozi kugira ngo barebe niba ikenewe cyangwa idakenewe, kuko Roho Mutagatifu ntabyo aduhatira bye kubikoresha. Aduha intwaro buri wese agafatiye agakubitisha iyo ashaka gukubitisha. Hariho n'igihe iyo intwaro runaka wenda igihe cyo kuyikubitisha kiba kitaranagera. N'ibyo nabyo bigomba ubushishozi. Ibyo ari byose rero icyo nashaka kuvuga nukumva ko Roho Mutagatifu ashobora gukora no kuri buriya buryo, kugira ngo hatazagira uvuga ko igihe cyose biba ari ubupfumu. Oya. Amagambo dushoboye kuvuga kano kanya abafashe kurushaho namwe kuzirikana uriya mutwe wa 8. Ubwo ibindi bibazo bizagenda bishamikiraho tuzagenda tubisubiza mu izina rya Nyagasani Yesu Kristo, ko Roho Mutagatifu azabidushoboza no kubw'amasengesho ya Bikira Mariya.